Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho mureye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku mpano z'Umwuka Wera, kandi biraza kudufasha mu buzima bwacu bwa Gikristo. Impano z'Umwuka Wera ni ubushobozi Umwuka Wera ashyira mu bizera, bigatuma bakorera Umwami Imana uko bikwiriye. Abandi bakeka ko bazivukanye kandi ko Umwuka Wera azazikomeza ngo zibone gukora. Bibaye bityo, Bibiliya ntiyashobora kutwigisha ko duheshwa izo mpano n'Umwuka Wera. Hari n'abakeka ko barusha abandi uburenganzira ku mpano z'Umwuka Wera, ugasanga ndetse babyitwaza mu buryo butari bwo, bagasa n'abazicuruza. Umuntu yaguhanurira akagusaba ikiguzi, yagusengera akabikwishyuza. Igihe umuntu abyarwa ubwa kabiri, niwo munsi wo gukirizwamo, ahabwa ikintu atarafite mbere. Ahabwa ubugingo bushya n'umutima mushya na kamere nshya. Ubu butunzi bw'umwuka si ikintu kiba mu muntu iteka, ariko ni ikintu Imana irema mu kubyarwa ubwa kabiri. Biranditswe ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Turabisanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:17. Umuntu wabyaye ubwa kabiri niwe uhabwa umubatizo w'Umwuka Wera, agahabwa n'impano zawo. Izo mpano Umwuka Wera azishyira mu Mukristo wogejwe mu maraso ya Yesu kandi wiyeguriye Imana, akaba mu butware bwa Satani. Umuntu nashaka kumenya uko zimeze n'akamaro kazo n'uko zikoreshwa neza, agomba kugira ubugingo bushya n'umutima w'umwuka kugira ngo ashobore kuzirobanura. Muri uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 14 haravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'Umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Intumwa Pawulo nanone atwereka ko impano z'umwuka zigira akamaro kenshi. Mu nyandiko ze yandikiye Abikorinto yavuze byinshi kuri zo. Mu gice cyaho cya mbere yagize ati: mbashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri we, bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 4. Pawulo amaze kwigisha cyane cyane ku byerekeye impano z'Umwuka Wera, impano yo guhanura n'iyo kuvuga izindi ndimi, yishimira cyane ku gice cya 17 umurongo wa 18 ati: nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana. Niba impano z'umwuka zigira akamaro gake nk'uko abandi bakristo bakeka, Pawulo ntiyari kuzishimira Imana atyo, kandi ntiyari kuzingingira abakristo ngo bazifuze. Umumaro w'impano z'umwuka ari munini, nuko ziva ku Mana. Imana yashyize bamwe mu itorero. Ubwa mbere ni intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu ni abigisha, maze ashyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Hariho uburyo bwinshi bwo, ariko Imana ikorera muri byose ni imwe. Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo wa 6. Imana idukunda kurusha uko umukwe akunda umugeni. Abefeso ibice 5 umurongo wa 25 kugeza ku 27. Tukagenda tugasoma no ku murongo wa 31 kugeza ku 32. Imana itwereka urwo rukundo mu buryo bwinshi, kandi nicyo gituma iduha impano z'umwuka. Natwe tubona ko izo mpano ari iz'igiciro cyinshi, kuko yazitanganye urukundo. Impano z'Umwuka Wera ni ikimenyetso cy'urwo rukundo, ni narwo rufatiro rwo gufatanya n'Imana. Ibyo kandi tubisoma henshi mu Isezerano rya Kera. Mu Itangiriro igice cya 24 dusangamo ibigereranyo 4. Icya mbere, Isaka ni ikigereranyo cya Kristo. Icya kabiri, umugaragu wa Aburahamu, umukuru mu rugo rwe wategekaga ibye byose, ni ikigereranyo cy'Umwuka Wera. Gatatu, Rebeka ni ikigereranyo cy'umugeni wa Kristo. 4, ibintu by'igiciro cyinshi Rebeka yahawe byagereranywaga n'impano z'umwuka. Nta mugeni ushaka kubura ibintu yahawe n'umukwe we, kandi n'umukristo nawe ntiyakunda kubura impano z'Umwuka Wera niba agomba mu rukundo rw'Imana. Nyamara utagikunda umukwe ntiyakunda impano ze. Umukristo utagikunda Imana cyangwa ufite urukundo rwakonje,
uwo ntashobora gukunda impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka zifite umumaro munini kuko zerekana ko Imana igirira icyizere abantu bayo. Bitabaye ibyo ntiyabaha ubwo butunzi, irabuduha nubwo turi abanyantege nke n'abadatunganye, ariko muri byose ishaka ko twizera. Biratubabaza mu gihe abandi bakoresha izo mpano mu buryo budakwiye. Barakijijwe, bahabwa ubuntu bw'Imana no kubabarirwa ibyaha byabo, bahabwa impano z'umwuka, ariko bazikoresha nabi bigatuma umurimo w'Imana usuzugurwa. Icyakora nta muntu ushobora kuvuga ko ineza n'ubuntu by'Imana byatakaje agaciro kabyo, kuko Uwiteka akomeza kubera amaso itorero rye n'abamwubaha bose. Ni nayo mpamvu azakomeza gufuhira impano ze. Nkaba mbasaba aho buri wese ari ufite impano y'umwuka wera ko yayifata neza akayikoresha nk'uko bikwiye. Twizeye ko iki kiganiro kibasubijemo ibyiringiro kandi kibongereye ukwizera. Niba hari icyo mushaka kutwunganiraho, mwaduhamagara kuri telefone yacu 7908588217. Kore komenti, like na share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu muzajye muhita mubibona. Muhahe muronke kandi ibyiza biri imbere.